mwari muzi yuko iyo umuntu yibye induru ikavuga Imana ho gutabara uwibwe itabara uwibye. Iyo Mana murayizi. Haraho nabivuze bari banyishe ngo nasaze. Uwibwe yibwe ibintu azabona ibindi, ariko uwibye abuze ubugingo buhoraho. Niba Imana ikurikirana ngo imwigishe, imuha igihe cyo kwihana, igira ngo adapfa apfuye ari igisambo. Ko twize kumenya Imana, iyo Mana murayize. Yesu ubwo yari muri iyi si, baramureze ngo asangira n'abapagane, akaryamana nabo, barabimurega. Nk'uko ubu ngubu ngo niba abapagane bateranye ntukajye mu giterane cyabo, nubanena se ijambo ry'Imana uzaribabwira ute? Hari igiterane nagiyemo cyari kinkozeho, ariko ntavugira ijambo ry'Imana. Nuba abo bantu n'abakristo mu madini yabo, ariko ubu bafite ibibazo kubera ijambo ry'Imana bahumviye. Nubahunga se uzababwira ute? Yesu yavuye mu ijuru aza muri uku kuzimu kw'isi. Abayuda nibo bagombaga kwamamaza ubutumwa, banena abapagane. Uwo waneniye se muzahurira hehe? Icyakora ibyo byo ndabyemera, ntukwiriye kujyayo utaragira Yesu mu bwonko. Bazaguhindura bagutware bahunge, kuko n'ubundi ntaho waruri ntacyo wari cyo. Wishukaga wibeshye uri mu idini runaka, idini itahuza na Yesu. Ati sinazanywe n'abakiranutsi, nazanywe n'abakiranirwa. Abazima sibo bifuza umuvuzi keretse abarwayi. None abarwayi umuganga, ubuse abaganga ntibashize bapfa muri Ebola. Bamwe bacitse intege zo kureka abo bantu ngo bapfe bakabavura, nabo bakandura. None uranene wa Ebola azakira te kandi uri muganga? Ngo ntukegere bariya, ngo ntiduhuje idini. Iyo dini yawe se uyipimishije Bibiliya, aho ibibazo ntibyaza. Uyipimishije Bibiliya. Ibi bintu twishuka ntiturebe icyo Bibiliya ivuga, ngo Yesu yandangirije byose, Yesu yaramfiriye, ngo ni koko nawe utekereje uri umuntu muzima, Yesu yagupfiriye kugira ngo ukore ibyaha. Yagukijije ikize? Yagukijije cya kindi cyaguteraga gukora icyaha. Bavukanwa, yimukira mu mubiri wawe, hajya ubumana bihanganira muri wowe. Sibyo tumaze kwiga none ahangaha. Abo bahunga banena n'abatari bagira Yesu mu bwonko. Sabazima bashaka umuganga n'abarwayi. None rero bana b'Imana, ibi bintu byo kwigisha, ibi bintu biteye ubwoba. Adamu amaze gukora icyaha, agize kamere imwe, yishize atabasha kuva, bumva imirindi, ntabwo bavuze amashengesho. Itangirira igice cya 3. Bumva imirindi y'ugendagenda muri iyo ngobyi. Kuki bumvise imirindi? Bari bamaze gukora ikibi gituma batongera kurebana n'Imana. Ubwiza bw'Imana bubatamburukaho, bajya guca ibibabi by'imitini barabyikinga. Umva ingaruka y'ikibi. Ntabwo Imana yaje kubakiza icyo kibazo. Bari bambaye ubwiza bw'Imana, ntibabusubiranye. Igihe cyarageze Imana
akanyamaswa karapfa, ibaga ako kanyamaswa ibazanira uruhu irarubambika, tikuyeho ingaruka ngo basubize ubwiza bw'Imana. Guhera ubwo nta Adamu bigeze bongera kurebana n'Imana, kereka Yesu agarutse tumaze guhindurwa ukundi, kereka tumaze guhindurwa ukundi. Imana ibabarira icyaha, ntibabarira ingaruka. None ibi bintu byo kuvuga ngo Yesu yandangirije byose, ni niyicarire, ni inkora ibibi, ubwiza bwayo ntiburebwa n'inkozi y'ibibi. Uhereye Adamu amaze gukora icyaha, abamarayika bayobotse Satani, bamaze kubisohora, Rusufero amaze gusohora icyari mu bwonko bwe, abamarayika nabo bagisohoye, ntibongeye kurebana n'Imana, bumvaga ijwi ryayo gusa. Abamarayika baba batabyemerewe ukabyemererwa, kereka niba hari irindi juru uzajyamo ritari iryo Bibiliya itubwira, nta nkozi y'ibi bizarijyamo. Ahubwo habwa igihe cyo kwihana, ukihana cyangwa bikakunanira, ukagenda utyo. Ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Abapfiriye mu mwami ni abamaze gutsinda kamere mbi. Abadapfiriye mu mwami bapfiriye muri Satani. Bombi bazazurwa, umwe ajye kwa Yesu yapfuye amufite mu bwonko bwe, uwagiye afite Satani mu bwonko bwe azazuka ajye kwa Satani barimburana. Ngo ya nyanja iteye ubwoba ijugunywa Satani n'abayoboke be. None ubu abantu barabyemeye ngo yicarire, Yesu ni buntu, ntabwo yagira ubuntu butuma ahinduka kundi. Ntibishoboka. Imana ni omnipotent, Imana ishoboye byose ariko ntikora byose. Igeraho nayo igera hanyira ntarengwa, ishoboye byose ariko ntikora byose. Ubikoze byose twashira, ikoze byose twashira. None rero niba tugomba kugira icyo dukora, baravuga ngo gira kwizera. Wamubaza kwizera ngo nukwizera, yewe uti kwizera ni iki? Ngo nukwizera. Murabyumva igisubizo cyabo? Ngo nukwizera Yesu. Yesu ninde? Kwizera ni iki? Biza bite? Ngo kwizera gusa. Ikibabaje nuko bavuga batyo ntibasubize abantu ngo amina haleluya. Satani ikintu yafunze cyacu ni ugutekereza, kandi igihe haremaga Adamu na Eva yabahaye gutekereza no guhitamo. Uzahitamo icyo wamenye, icyo utamenye. Ngo kwizera ni iki? Ni ukumenya rwose. Mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere, ni ukumenya rwose. Pawulo yarabivuze mu Bagalatiya 4 umurongo wa 19. Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 19. Mwumva uko Pawulo abivuga. Yigishaga Abagalatiya, bari abana be mu by'umwuka, arababwira ati, bana banjye bato, abo nongera kuramukwa nkagira ibise, kugeza aho Kristo azaremerwa muri mwe. Pawulo yarigishaga ati sinzaceceka, sinzabata, kugeza ubwo Kristo aremerwa muri mwe.
kugeza ubwo iri jambo ry'Imana mbigisha riva mu gitabo rikajya mu bwonko bwanyu, nibwo nzaba ndangije umurimo wanjye kuri mwe. None turafata abantu tukaroha muri Yorodane nta kwigisha, ntacyo bazi, ngo nabakoresheje ikizame. Akababwira ati nimvuga rye mushyire urutoke hejuru. Ubwo se kiracyari ikizame ko wamaze kubabwira igisubizo? Ejo bundi umupastor yabwiye abantu bose mu rusengero atarabatizwa mwese nimuze tugende. Bajya gutira imyenda yo kubaha, babajyana muri Yorodani barababatiza, bafashwe impiri. Umubatizo w'amazi nukuraho icyaha, ukuraho imbyiro ziri ku mubiri. Amazi akuraho imbyiro ziri ku mubiri. Amazi ya Yorodani ni ikimenyetso cy'uko wamaze. Yohana yarabirukanye, baramusanze atemze, arabirukana ati abana b'inshira muri mugende, umubatizo wanjye n'uwabihaniye basizeho. Baretse n'uwabaretse ibyaha byabo, babyihaniye barabireka, atabo ngabo nibo batiza, ati mugende, arabirukana. None natwe turabafata tukaroha muri Yorodani. Umva nanone mu Migani igice cya 28 umurongo wa 13. Migani 28:13. Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza. Nabihisha ngo yemerewe kubikora. Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Si ukubyatura ejo ukabikora, ukabyatura ukabikora, tuzahora muri icyo kintu cy'umwanda duhereze he? Bambwiye igitekerezo cy'umupadiri, umugore yajyaga amusanga akamubwira ati nasambanye, mbabarira, akamusabira, ongera akamusabira, aragenda agira inshuro zirenze 8. Ati ndakwinginze sigaho, iyi mbyino uza kubyina ahangaha ndayirambiwe. Bukeye umugore aragaruka, bite? Ati nasambanye. Amukubita urushyi, tugenda ntuzangaruka imbere. Imana yo ntiyikubita inshyi, ariko hari igihe urugi ruzakingwa. Hari igihe urugi ruzakingwa. Uwera agumye yera, uwandu yagumye yandure. Umuntu uzababarirwa n'uwabiretse. Kandi iyo uri muri Yesu ntunabikora, ubikora iyo umusohoye. Ati bana banjye bato ndabandikiye ntimugakora icyaha, ariko nimugikora urugi ruracyakinguye. Ngeze imbabazi z'Imana, ruhora rukinguye, hari igihe ruzakingwa. Reka mabwire gukingwa kumwe, ukundi ko ntimwakwemera. Iyo upfuye ukiri wa wundi biba birangiye, biba birangiye. Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 5, mwumva amagambo ahari. Umubwiriza 9 umurongo wa 5. Abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakizi, kandi nta ngororano bakizeye, kuko batakibukwa. Urukundo rwabo, urwangano rwabo, ishyari ryabo, byose biba bishize, kandi nta mugabane bakizeye mu bikorerwa munsi y'ijuru byose kugeza ibihe byose.
abapfuye nta cyaha bakora, abapfuye nta cyiza bakora. Niba apfuye akora ibyiza agiye atyo, niba apfuye akora ibibi agiye atyo. Urugi ruba rukinzwe iyo urwo rupfu ruje, kandi ntawe uzi igihe azapfira. Bibiliya turayikinisha, tuzi igihe uzapfira. Icyo ukora ugikore, ibi tuzabigeraho. Mu ijuru naho hari igihe bivugwa ngo birarangiye ku izina ry'umuntu ku giti cye, uwera agumye yera, uwanduye agumye yandure. Umuntu akabasha kuba izina rye ryagezweho byarangiye kandi akiriho. Kwihana bikaba byarangiye, ni ukuri. Kwihana c'est fini, byarangiye. Undi nawe bikagira ngo byarangiye, rigezweho akora ibibi, akora ibyiza gusa, birarangiye, ntabasha gukongera gukora icyaha kandi akiriho. Ijambo ry'Imana rirabyigisha. Nicyo gituma umugaragu w'Imana yavuze ati ntabwo nzareka kuvuga kugeza ubwo Kristo aremerwa muri mwe, ajya muri mwe. Umuntu yarambwiye ngo urashaje, ceceka. Abo wabwiye warababwiye, butabwiye, ubu ngubu ceceka. Ni ishyano kandi ni umupasitori. Iyo umuntu yemeye inshingano avugira Imana kugeza umwuka we uhagaze. None bana b'Imana, ibi bintu biteye ubwoba, birababaje. Ibintu ukuntu abantu basigaye bahimba imvugo ngo jyeho nageze mu ijuru, nicaranye n'Imana mu ijuru, kandi aracyari muri iyi si arakora ibyaha. Ngo yicaranye na Yesu mu ijuru, ngo abisoma muri Bibiliya. Ibyo ni amagambo nka bya bindi byo kutizera, tuzabigeraho tubyumve. Taho bihuriye. Ariko mwebwe kuki abantu babigisha batyo? Ndabwira abakirisitu, kuki mutababaza? Amina, haleluya gusa. Radio ntivuga ngo kubaza gutera kumenya. Rero iby'Imana byahinduye ubumaji. Abazungu bajya batubwira ngo ntibibazwa, ngo bite, ngo byemere nk'uko byumvise. Bagerageza kubaza bakaguhana. Si ibyo se sibo byatangiye gucikira. Nyuma yo gupfa biba birangiye, kandi ntuzi igihe uzapfira. Uko urupfu rugusanze ugiye utyo. Niba ugiye ukiranuka nibyo, niba ugiye ukiranirwa nibyo. Hari abandi bajyaga bavuga ngo hari purgatori, aho abantu berezwa ngo mutange amafaranga yo kubasabira bazave muri purgatori. Ubu nabo batangiye kuvuga ngo icyo kintu banza atari cyo. Batangiye kuvuga ngo icyo kintu cyitonderwe. Reka nkubwire, umuntu wese unyuranya n'icyo Bibiliya ivuga, yigishwa na Mwuka Wera, ingaruka zizabaho. Imana ntihinduka, igira imbabazi zihoraho. Ntigukorera, ikwigisha uko ukora. Twamaze kubyiga. Ntabwo Yesu yagupfiriye, ahubwo yaje kugutuma unesha umubiri wawe. Nawe wapfa, ugapfa umubiri wawe ari mutaraga, wawumazemo, wawunujemo, ugahambwa, ukazuka nk'uko wa wundi yakwiye kwa Mariya wazutse, nawe ukazawusubizwa.
utakiri wa wundi utakigutera. Ubu ni igihe tugomba kuba ku rugamba kandi tukagenda tunesha iyo tumugumanye nk'uko nawe yagendaga anesha. Ibyo bintu binyuranije na Bibiliya birarikoze. Kandi ntugasoma hamwe gusa ngurekeraho. Bibiliya yibereye dictionary. Bicyaha bikehari umurongo ku murongo. Uhirwa nuwicuza ibyaha bye yakoze kandi akabireka, si ukubihozaho. Noneho byarenze kubihoza ngo byikorere. Yesu yarabirangije ibindi. Bwiza bwe ntabwo burebwa, ntibuzapfa burebwe n'inkozi z'ibibi. Ubu uhereye kuri Adamu kugeza none hari umwe na Adamu ubasha kureba Imana. Kereka abanesheje nk'uko yanesheje, bakikorera imibiri yabo ariyo misaraba yabo kugeza ubwo bayimaramo ubusagwe. Nk'uko nababwiye ya nzoka nta busagwe yari ifite. Nawe umubiri wawe ukajya mu kuzimu nta busagwe burimo. None ngo urajya kumusabira yamaze gupfa. Bibiliya ntibyemera. N'ababyigishije batangiye gusubiranamo. Bamwe batera ibyo abandi batese ibyo. Imana idufashe tugereje ibi byose nibivuga Yesu uwari we. Turakomeza.